niba warakunze gukurikirana ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana, ugakunda gukurikirana ubuhamya, ubuhanuzi, ibyigisho bitandukanye bica kuri YouTube, nta gushidikanya umukobwa uramuzi. Umukobwa wamamaye, uhanura ibintu bigasohora, umukobwa wiyoroshya, ucisha make, utuje, yamamaye cyane nka Riziki Chantal, umukobwa w'umuhanuzi. Amazina ye yiswe n'ababyeyi, yiswe Riziki Chantal, avukira mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Yakuriye muri Katolike, arererwa muri Katolike, yize amashuri 3 yisumbuye. Nyuma yaho gato aza kujya mu muryango w'abihaye Imana, amara mu mwaka n'igice. Nyuma gato ngo yaje kuva mu muryango w'abihaye Imana kubera ikibazo cy'uko bamusabaga diplome kandi ntayo yari afite. Yaragarutse, agaruka iwabo nk'uko yabitangaje. Yagize ati, nahuye n'ubuzima bukakaye cyane, mpozwa ku nkeke, ndatotezwa, ntotezwa nabo nitaga ababyeyi banjye, barankina, barangaragura. Umukobwa wabayeho nabi cyane, ari icyo nakwita umwana mu mujyi wa Kigali. Arababara, yifuza kwiyahura, ariko Imana ikinga ukuboko. Yagize ati, bimwe mu bintu ntazibagirwa ni uburyo namesaga imyenda, maze mama wanjye akantuma. Nagaruka nkasanga yicishijemo icyuma, ngeraho imyenda yanjye nciriraho neza, inshiraho sigarana umwenda umwe. Riziki Chantal yahuye n'ubuzima bukakaye cyane, n'inzira ndende, ariko nyemerera uyu munsi turebere hamwe amateka ye. Riziki Chantal yakuriye mu muryango w'abakatolike, asenga Imana. Yagiye Kibeho inshuro 8, agenda n'amaguru. Yiha Imana igihe kingana n'umwaka umwe. Nyuma yaho gato aza gukomeshwa n'ababyeyi, bamwohereza mu mujyi wa Kigali, bamutejeje butike yari iri ku Gisenyi, bamwohereza ku ishuri. Yagize ati, ku Gisenyi naracuruzaga, nari mbayeho neza, ntangiye kubona udufaranga, maze mama arambwira ngo ari ukwiga cyangwa se gucuruza, uhisemo iki? Nanjye ntazuyaje ndavuga nti mpisemo kwiga. Arambwira ati, rero reka nkwishyurira ubwubatsi, ibijyanye n'ubwubatsi wenda wazavaho umuntu muzima. Ndabyemera. Nuko nzana mu mujyi wa Kigali. Natangajwe nuko nahageze nkasanga no kwiga ubudozi. Ntabwo nazuyaje, narabyemeye, ndakomeza ndiga, ariko udufaranga nakoreshaga nutwo nari narakuye muri butike yanjye. Igihe cyarisunitse, amafaranga aza gushira, maze mpamagara papa wambyaye. Arambwira ati, se niba amafaranga yagushiranye ari we wayakoreye, urakeka ngewe nayakura hehe? Nacitse intege, mbura icyo nakora, mbura uko mbigenza. Ubuzima buranshanga. Mpamagara abafamiliye dore ko nabo bari bifashije. Barambwira bati, nta kindi twakora, icyo twakora nuko twakubonera itike ugasubira iwanyu. Ati, nasubiye iwacu, ndagenda ngeze mu rugo, maze papa akoranya abantu, abiganjemo abanyamuryango ndetse n'inshuti, agura amakesi 2 y'inzoga, akoranya inama. Aravuga ati, ndashaka gutekesha umwana wanjye. Ati, ngewe ntabwo mbyara uyu mukobwa iwabo ni Kigali, maze yinyabya mu cyumba azana 15,000 muri envelope, arabimpereza. Ati, genda ujye iwanyu ni Kigali, ndagutekesheje. Nanjye sinazuyaje kuko nabonaga nta kundi kuntu nabigenza. Narabyemeye. Nuko maze kubyemera nerekeza mu mujyi wa Kigali, nza guhangana n'ubuzima bwaho. Ati, nageze mu mujyi wa Kigali mpura n'ibibazo bitandukanye, mpura n'icyo bita ubuzima. Abakobwa nahasanze barambwiye bati, kugucumbikira ntabwo byakwemera, ahubwo reka tukurangira inzu ubashe nawe kwicumbikira. Bandangiye inzu, maze mbona inzu y'ibihumbi 4. Ndagenda avugana na nyirayo nawe si yari nyirayo, ahubwo yari iy'umuntu wari ufite moto. Moto yarahiriye mu nzu, n'inzu yarapfumaguritse amabati.
yari amaze iminsi afunze. Ubwo iyo nzu anyemerera kunshyiriraho amabati 2 kugira ngo ntazajya anyagirwa, ariko nabyo ntiyabikoze. Nkomeza kubamo. Amafaranga nari nsigaranye ukuye hayo 4 nyaguramo agasafuriya, umwuko ndetse n'utundi tuntu dukeya nari nkeneye. Nangira kubaho. Ati ubuzima bwaje kunshanga, burancanga nacanganyikirwa. Aho nari nizeye akazi ndakabura, ibintu bikomeza gukomera. Ntangira kubaho ubuzima bugoye cyane. Ntangira gutungwa n'ibiryo byo muri pubere, nkamara iminsi 3 ntariye, nkarya ubugari bwo muri pubere, nkateseka cyane. Ati nageze aho nifuza kwiyahura, kuko n'ibiryo byo muri pubere sinabashaga kubibona. Akazi ko mu rugo ndetse n'utundi tuzi dutandukanye nadushatse ndatubura, mbona ko hari Uwiteka aba yaranyibagiwe. Ariko ndakomeza ndarwanya. Igihe cyarageze, ati nshaka kwiyahura. Umunsi umwe naturaguye igiceri cya 50, ndagenda nkigura ikinini cy'imbeba, ndakinywa. Nararyamye nkanguka ndi muzima, mbaza Imana nti kuki narokotse. Narakomeje ndahangayika, inzara irankubita, ndateseka cyane, nkibaza nti koko nacumuye iki. Ati narakomeje mbaho nabi cyane. Nyuma yaho gato Uwiteka aza kunyibuka, mbona ahantu njya gusaba akazi. Ngize amahirwe nkora ikizamini ndatsinda, mbambonye akazi k'ubudozi. Ngira Imana amasanga umukobwa arankunda. Umunsi wa mbere twahembwe, arambwira ati naragukunze rwose, ngwino ngusohokane. Ubwo twaragiye mu mujyi, ambaza icyo nafata, ndamubwira nti mumpa amandazi. Ati reka akikindi kitari amandazi. Namubwira nti niyo nshaka. Nuko barayampa, ndetse n'ubwa kabiri aransohokana. Ubwo nanjye ntangiye guhembwa udufaranga, nza naho nzutse, ntangira kwikenura. Ariko ibyo byose narabihanuriwe. Ati njye nizera ko Imana ishobora byose. Ishobora kugukura ahantu utakeka ko yagukura, ishobora kugucisha mu muriro ugurumana, ikagutereka ahantu heza. Ati njye nemera Imana, ndetse n'uburyo yakoresha kugira ngo isuzume abantu bayo nabwo ndabwemera. Ni byinshi bavuga ku mateka yarize iki, umukobwa watesetse, umukobwa wagiye kwiha Imana, umukobwa wahangayitse, umukobwa w'umuhanuzi, umukobwa w'umuramyi, umukobwa wubaha Imana cyane. Muri iyi minsi asa naho yabuze ku mbuga nkoranyambaga, ariko arahari mu gusenga. Reka minire amateka yarize iki Chantal, ngushimire wari udukurikiye. Naho akagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.